ese ibyo ukora nibyo wahamagariwe? Ese wamenye icyo Imana yakuremeye ubasha no kugikora? Imyaka ntisubira inyuma, umunsi iyo uvuyeho uba urimo ugenda usatira iherezo. Bibiliya iravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kumenya ibi, bari kwita ku iherezo ryabo. Reka mbabwize ukuri, hari umunsi umwe twese tuzahagarara imbere y'Imana. Icyo gihe nta marangamutima azakora, tuzaduhagaze imbere y'Imana idacugwa kibera. Bazakubaza ibibazo bibiri gusa. Bazakubaza ngo wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu. Icya kabiri, wakoreye Imana iki uri mu isi? Nigeze kuvuga ngo ko tumaze igihe kinini twikorera, tuzakorera Yesu ryari? Tuzakora umurimo w'Imana ryari? Tuzakorera ubwami bw'Imana ryari? Tuzamamaza ubwami bw'Imana ryari? Nega mbabwiza ukuri, dukwiye kumenya imigambi Imana idufiteho, ukamenya icyo Imana yakuremeye hanyuma ukagikora. Bibiliya iravuga ngo hahiga umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza, hanyuma akaba mu bikari by'Imana, azashishira mu bikari byayo, azamenya iby'Imana imugambiriraho, abashe no kubikora. Ikintu Imana yakuremeye ukimenya gute? Reka mbivuge mu magambo make. Ikintu wiyumvamo ukagikunda, ukaba wagikora utagihembego, ukaba wagikora utariye, ukaba wagikora ntusinzire, ukagikora n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma abantu bakakubwira ngo ubikora neza, iyo niyo mpano yawe. Habasigaye iki? Habasigaye kukirera. Ndavuga iyo mpano iravuka, ikaregwa, igakura, hanyuma igakora. Ikintu wiyumvamo ukagikunda, ukaba wagikora utagihembegwa, ukagikora utariye, ukagikora amasaha arenze menshi ariko ukumva ntunaniwe, hanyuma abantu bakakubwira ngo ubikora neza, iyo niyo mpano yawe. Habasigaye gusa ko iyo mpano ikura, iregwa, igakura, hanyuma igakora. Icyo Imana yakuremeye ushobora kugipfana bakakiguhambana utarakimenya. Kandi kibabaje, icyo Imana yakuremeye uzajya no kugitangira raporo imbere y'Imana. Iyo ufashe ubuzima ukabugereranya no kurongora, no kurongorwa, no kubyara, no kubaka inzu, no gutera imbere, ibyo bintu byose ni inyongera. Impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Mu isi ntabwo turi ba mukerarugendo, ntabwo twaje gutembera, twaje kuri misiyo. Kera nakundaga kurama, numvaga umuntu akuze agasaza hanyuma agapfa, numvaga ari byiza. Ariko ubu ntabwo nkibikunda. Kubera iki? Yesu yapfuye kuri 33 apfa avuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naza. Ubu amavi yose arapfukama. Icyo Imana yakuremeye wagisoza ku myaka 30, wagisoza kuri 50, wagisoza ku myaka 100, upfa kuba gusuza icyo Imana yakuremeye, ukazapfura embuti ibyo Imana yakuremeye gukora byose ubirangije. Abantu benshi bazi ko ubuzima babugereranya n'inkunga Imana ibatera muri iyi nzira, cyangwa se impamba yo mu nzira. Amafaranga ni impamba yo mu nzira, abana uzabyara ni inyongera, umugisha wose uzagira ni inyongera, ni ibigufasha kugira ngo cya kindi kigere ku ntego, ariko si yo ntego y'urugendo. Ikimenyamenye ni uko iyo uvuye mu isi byose nta na kimutwara. Uko wavuye mu nda ya mama wawe uri wenyine, niko uzava mu isi uri wenyine, hanyuma uzahagarara imbere y'Imana nta na kimujyanye. Niba warasobanukiwe icyo Imana yakuremeye bazakiguhembera, niba utaragisobanukiwe uzahagarara udafite ingororano. Reka mbabwize ukuri, nituva inaha tuzasanga mu ijuru bacanye umuriro wizewe. Imyaka 3 n'igice yose ntabwo bazaba bihuta, bazajya bahamagara umwe bafata imirimo yose bayinyuze mu muriro. Umurimo wose utakoranye urukundo ntuzawugororerwa. None akenshi iyo dukora imirimo tubikora kuko tubikunze, cyangwa tubikora ku bw'itegeko? Tubikora duhaswe n'urukundo dukunda Yesu, kuko tumukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, cyangwa tubikora kuko ari ku itegeko, ariko itorero ryavuze cyangwa se idini ryavuze? Ibyo bintu nubisobanukirwa uzakora imirimo myinshi izaguhesha ingororano, kandi uzayiboneramo umugisha ukiri inaha. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo nuko bakundwa mukomere mutanyeganyega, murushaho gukora imirimo y'umwami, kuko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami.
iyo wasobanukiwe icyo Imana yakuremeye ukora umurimo w'Imana udacitse intege. Umuntu yasobanukiwe icyo Imana yamuremeye ajya gusura ku bitaro nta muntu pastor atabitangaje. Ashobora kuza gukora isuku ku rusengero kuko yumva ari wo muhamagaro we. Ashobora kujya gusura kuri gereza nta muntu wafungiyeyo. Ashobora gukora imirimo myiza yose kuko azi ko ari wo muhamagaro Imana yamuhamagaye. Gukora imirimo y'itorero ni byiza, ariko ukwiye no gukora umurimo wa Yesu. Umurimo ukoreye reka mbivuge mu mvugo ya Bibiliya. Aravuga ngo Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Nyuma y'uko Imana ikubereye Yesu ikakubyara, ukamenya ko uri umwana w'Imana, hakurikiraho kubaho ubuzima buyubaha. Hanyuma nyuma yo kubaho ubuzima buyubaha ukamamaza ubwami bwayo. Luka ibice 4 umurongo wa 16 haravuga ngo ajya i Nazareti iyo yarerewe, umunsi w'isabato yinjira mu isinagogi nk'uko yamenyereye, ahagarara ngo asome. Bamuha igitabo cy'umuhanuzi Yesaya, arakibumbura abona igice cyanditswe ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriyemo imbabazi. Amaze kubumba igitabo agisubiza umurinzi w'inzu, aricara. Abantu bose bari mu isinagogi baramutumbira, nuko atangira kubabwira ati, uyu munsi ibyo byanditswe byose bisohoye mu matwi yanyu. Amen. Muri iyi nyigisho rero ikibazo nifuza ko tuganiraho ni ikibazo kibaza ngo waba uzi icyo waremewe? Urumva warasobanukiwe neza icyo waremewe? Aya magambo dusomye ni declaration ya Yesu. Arasa nkaho yabwiye abantu b'i Nazareti icyo yaremewe. Yinjiye mu rusengero mu isinagogi, bamuha igitabo, arangije arakibumbura, ahita avuga aya magambo twasomye. Aravuga ngo umwuka w'Uwiteka ari muri nge, nicyo cyatumye ansigira kugira ngo mbwirize abakene ubutumwa bwiza. Yantumye kumenyesha imbohe ko zibohowe, n'impumyi ko zihumuka, no kubohora ibisenzegeri, no kumenyesha abantu iby'umwaka umwami agiriwemo imbabazi. Nagira ngo mbabwire ngo ibi nibyo yari yararemewe. Icyatumye avukira mu nda kwa Mariya, icyatumye abaho bwa buzima bwose, ni ibi yari yararemewe. Hanyuma igihe bari bamutumbiriye, yahise avuga ngo uyu munsi ibyo byanditswe bisohoye mu matwi yanyu. Akabazo rero nifuza ko tuganiraho, wowe warakijijwe, ni byiza. Umaze imyaka mu rusengero, ni byiza. Ukora imirimo y'Imana mu rusengero, ni myiza. Ariko ikibazo, urabizi icyo waremewe? Reka dutangirire umuntu abaho ryari. Umuntu abaho mbere yo kubaho. Dawidi yavuze ngo iminsi yanjye Imana yimenye hatarabamwo n'umwe. Yeremiya igice cya mbere haravuga ngo ntarakubumbira mu nda ya mama wawe, nari naragutoranyije ngushiraho kuba umuhanuzi w'amahanga. Mu Befeso 2 uhereye ku murongo w'10 haravuga ngo turabe Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza, iyi Imana yiteguye kera isi itarabaho. Ni ukuvuga ngo isi itarabaho nari ndiho. Ntabwo umuntu abaho kuko papa na mama bahuye, oya, umuntu abaho mbere y'uko abaho. Hanyuma uwo muntu mvuze ameze atyo avuka ari mu mugambi w'Imana. Avuka ari mu mugambi w'Imana, Imana ikamwohereza kugira ibintu azakora cyangwa se ikamuremera ikintu agomba gukora. Nagira mbabwire ko aho yavukiye ibiganza byamwakiriye bishobora gutuma adakora icyo yaremewe. Ababyeyi bamubyaye, environnement yakuriyemo ishobora gutuma adakora icyo yaremewe. Birashoboka ko atanakimenya bitewe n'amaboko yamwakiriye. Nagira ngo mbibutse ko umwana yakigwa mu buryo butatu: mu mwuka, mu marangamutima no mu mubiri. Abantu bari hano bubatse bitegura kubyara, umwana yakigwa mu bice bitatu. Akenshi ari igihe tugura berso tugategura ibijyanye n'inyuma, ariko mu by'ukuri uwo mwana ntitumenye icyo Imana yamuremeye, utumurere tumuhuza nacyo,
hama tugakomeretsa n'amarangamutima ye. Kuba Kristo ntabwo bari bakwiye gupfa kubyara gutyo gusa, bari bakwiye kubyara umwana yiteguwe muri ubwo buryo butatu. Hanyuma uyu mwana ashobora kuvuka ntazamenye icyo yaremewe, ntazanagikora, bitewe n'uko ntiyagize amahirwe y'uko avukira mu biganza bimuhuza n'umugambi w'Imana. Hanyuma nibyo bitera abantu benshi gukora ibyangwa n'amaso y'Uwiteka, kuko batagize amahirwe yo kumenya umugambi Imana ibafiteho. Ariko harashara andi mahirwe ya nanone ya kabiri. Gukizwa birenze kubabarirwa ibyaha, birenze kubabarirwa ibyaha, kuko iyo tuje muri Kristo Yesu, bwa mbere intambwe ya mbere ni ukutubabarira, hanyuma indi ntambwe ni ukutumenyesha icyo yaturemeye akaduha n'imbaraga zo kugikora. Ikintu numva twasengera kuri uyu mugoroba cyangwa se dukwiye gukomeza gusengera ni ukubaza Imana ngo wandemeye iki, hanyuma umpe n'imbaraga zo kugikora, kuko hari abantu benshi bazarinda bapfa badakoze icyo Imana yabaremeye. Umuntu umwe yigeze kutubwira ngo ahantu hakize kuruta ahandi ni kwirimbi. Turamubaza ngo kubera iki? Aravuga ngo kwirimbi abantu bapfana amaproje atashizwe mu bikorwa, niho hantu huzuye ubwenge kuruta ahandi hantu hose ku isi. Hanyuma ikibabaje rero n'icyo nshaka kongeraho, n'iki Imana yakuremeye ushobora kugipfana bakakiguhambana utarakimenya. Kandi ikibabaje, iki Imana yakuremeye uzajya no kugitangira raporo imbere y'Imana. Iyo ufashe ubuzima ukabugereranya no kurongora, no kurongorwa, no kubyara, no kubaka inzu, no gutera imbere, ibyo bintu byose ni inyongera. Impamba y'urugendo ntibibagize intego y'urugendo. Mwisi ntabwo turi ba mukerarugendo, ntabwo twaje gutembera, twaje kuri mission. Kera nakundaga kurama, numvaga umuntu akuze agasaza hanyuma agapfa, numvaga ari byiza. Ariko ubu ntabwo nkibikunda. Kubera iki? Yesu yapfuye kuri 33 apfa avuze ngo ibyo gucungura abantu ndabirangije, ushaka wese naza. Ubu amavi yose arapfukama. Iki Imana yakuremeye wagisoza ku myaka 30, wagisoza kuri 50, wagisoza ku myaka 100, upfa kuba gusuza iki Imana yakuremeye, ukazapfura empty ibyo Imana yakuremeye gukora byose ubirangije. Abantu benshi bazi ko ubuzima babugereranya n'inkunga Imana ibatera muri iyi nzira, cyangwa se impamba yo mu nzira. Amafaranga ni impamba yo mu nzira, abana uzabyara ni inyongera, umugisha wose uzagira ni inyongera, ni ibigufasha kugira ngo cya kindi kigere ku ntego, ariko si yo ntego y'urugendo. Ikimenyamenye nuko iyo uvuye mu isi byose nta na kimutwara. Uko wavuye mu nda ya mama wawe uri wenyene, niko uzava mu isi uri wenyene. Hanyuma uzahagarara imbere y'Imana nta na kimujyanye. Niba warasobanukiwe icyo Imana yakuremeye bazakiguhembera, niba utaragisobanukiwe uzahagarara udafite ingororano. Hanyuma reka dusubire ko bubatse ihema. Ihema ryari rigizwe n'ibice bitatu: urugo rwo hanze, ahera n'ahera cyane. Abaturage benshi bazana ibitambo byabo bakagarukira hari igicaniro, aho ni muri mbabarira, ni mu kwakira Yesu umwami n'umukiza. Ariko ahera cyane habaga y'isanduku y'isezerano, umutambyi yahinjira rimwe mu mwaka akabanza kwitambira icyo gitambo, niho Imana yavugira igatanga amabwiriza bazagenderaho Abisirayeli bose umwaka wose. Abantu bagarukira mu rugo rw'inyuma muri mbabarira, hamwe baza gusa gutamba ibitambo by'ibyaha byabo, ntabwo bamenye icyo Imana ivugira hirya. Iyo uje muri Kristo Yesu ukakira Yesu umwami n'umukiza, ukababarirwa ibyaha, ukagarukiraho, ntushake kumenya icyo Imana yakuremeye, uzapfa utamenya imigambi y'Imana ku buzima bwawe. Ukwiye kurenga muri mbabarira ukagera hera, ukagera n'ahera cyane. Isengesho Imana yumva ni isengesho ryubahirije ibyo bice byose. Yesu yavuze amagambo 3. Yaravuze ngo musabe, mushake, mukomange. Umuntu agizwe n'ibice bitatu: umubiri, ubugingo n'umwuka. Dukwiye kurenga gusengana amarangamutima gusa. Ukarenga umubiri, ukarenga amarangamutima, hanyuma ukagera hera cyane, kugeza igihe wumva Imana mu buzima bwawe. Ukwiye kubugirana ubusabane n'Imana ku giti cyawe, bitari mu rusengero gusa, ahubwo ufite uburyo usabana n'Imana ku giti cyawe, nibwo uzabasha kumenya imigambi y'Imana. Utekereza ko umuntu atageza ahera cyane yari kumenya iby'Imana ivuga? Ntabwo byari bushoboke.
niho Imana yavugiraga. Abantu bagarukiye mu rugo rw'inyuma bakababarirwa ibyaha bagataha, ntabwo bamenya imigambi Imana ifite hiyo. Ibyo byamenywa n'umuntu yageze ahera cyane. Allo, reka mbabwize ukuri. Ari kuntu ndeba ukuntu dusenga ukabona birababaje kabisa. Umunsi umwe narindi muri Isirayeli, hanyuma njya mu isabato bigera hari kuwa gatanu nimugoroba, cyari igihe cyo gutangira isabato yabo. Noneho mbona internet ivuyeho, narindi ahantu hejuru cyane, ndamanuka mfite machine mu ntoke na telefone, njya kuri reception kubaza impamvu niba badashobora kuyima. Mageze ndimwo kumanuka nsanga ascenseur ntikora, ndamanuka muri escalier bingoye ngera hasi. Hanyuma ndababaza ko wifi ivuyeho, barambwira ngo ibintu ukoze nagasuzuguro. Ndamaza nkoziki, barambwira ngo kuva kuwa gatanu nimugoroba kugeza kuwa gatandatu nimugoroba internet ntikora, nta muntu yohereza email, nta ukoresha telefone, ibintu byose bigomba gutuza bikubaha isabato y'Imana. Baravuga ngo twebwe abayuda ntidushobora kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose. None tuza hano, tuza mu nsengero zacu gusenga turi kuri WhatsApp, kandi nabwo ni amasaha abiri yo ku cyumweru tuba turi kuri WhatsApp. Tuzasabana n'Imana ryari? Niba uri imbata ya social media udashobora gufata igihe cyo gusabana n'Imana, uzumva Imana ryari? Ushobora kugarukira hahandi muri Mbabarira, aho batambira ibitambo, aho basabira Imana imbabazi, ariko uzafuta menye icyo Imana yakuremeye. Ntabwo uzigera umenya imigambi y'Imana. Ntabwo ushobora kuba imbata y'ikintu icyo ari cyo cyose uzamenye imigambi y'Imana. Ugomba kwigomwa. Reka mbabwize ukuri, hari ukuntu nyine munsi y'ubutayu bwa Sahara dukora ibintu byinshi bitari ngombwa, hanyuma ariko ngewe nanabyumva. Mu muhanda w'ubuzima tuba twaragize ibirarane byinshi. Noneho aho utangiye ubuzima butangiye kuza, uhita usura inyuma gusiba ibirarane, kandi ibyo birarane uzarinda ufite birangije. Uzamenya imigambi Imana igufiteho ryari? Turaba Imana yaremye ituremeye gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Mu nsengero zimwe na zimwe muzasanga amatsinda y'abaririmbyi ariyo manini, amakorale menshi mu rusengero rumwe. Mbese kubera iki? Umuntu aza mu rusengero kuko atazi icyo Imana yamuremeye, agasanga iki murimo uzwi cyane ni umudiyakoni no kujya muri korali, agahita ahinira bugufi akajya muri korali. Noneho kibaza, Imana ishobora gufata 1/2 cy'urusengero bose ikabagira abaririmbyi? Ntabwo Imana yakora iryo kosa, kuko uko umubiri wa Kristo wubatse ni nk'uko umubiri wacu wubatse. Bamwe n'amaso, abandi n'amatwi, abandi n'umunwa, abandi n'amaboko, abandi n'amaguru. Ndebera uhuye n'umugabo ugasanga ingingo nyinshi zimugize ari intoke, ubwo yaba yuzuyera? Ntabwo Imana ishobora gufata urugingo rumwe ngo irugire 1/2 cy'urusengero, ahubwo nuko abantu batazi ico baremewe, hanyuma ntibashobora no kugikora. Nega mbabwiza ukuri, dukwiye kumenya imigambi Imana idufiteho, ukamenya icyo Imana yakuremeye, hanyuma ukagikora. Bibiliya iravuga ngo hahiga umuntu Imana itoranya ikamwiyegereza, hanyuma akaba mu bikari by'Imana, azashishira mu bikari byayo, azamenya iby'Imana imugambiriraho, abashe no kubikora. Ikintu Imana yakuremeye ukimenya gute? Reka mbivuge mu magambo make. Ikintu wiyumvamo ukagikunda, ukaba wagikora utagihembeka, ukaba wagikora utariye, ukaba wagikora ntusinzire, ukagikora n'umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose, hanyuma abantu bakakubwira ngo ubikora neza, iyo niyo mpano yawe. Habasigaye iki? Habasigaye kukirera. Ndavuga iyo mpano iravuka, ikaregwa, igakura, hanyuma igakora. Ikintu wiyumvamo ukagikunda, ukaba wagikora utagihembegwa, ukagikora utariye, ukagikora amasaha arenze menshi ariko ukumva ntunaniwe, hanyuma abantu bakakubwira ngo ubikora neza, iyo niyo mpano yawe. Habasigaye gusa ko iyo mpano ikura, iregwa, igakura, hanyuma igakora.
abantu benshi Imana yarabahamagaye, ariko kuko batasobanukiwe icyo Imana yabaremeye biyobagiriza mu bindi bintu. Natanga urugero. Yesu yaravuze ngo uwo munsi uzaza uzatungura bamwe baguye ivutu kubwo guhaga, abandi bazaba basinze amaganya y'isi. Kandi koko isigira izo mpande ebyiri, no mu rusengero haba izo mpande ebyiri. Hari abantu baguye ivutu bahaze, Bibiliya y'Igifaransa iravuga ngo ni excès ku meza. Buriya abakire iminsi mikuru barayihimba kugira ngo bajye tu. Iyo umwana yavutse n'umunsi mukuru, iyo yakambakambye n'umunsi mukuru, yameze ng'indyo haraguru n'umunsi mukuru, ibintu byose ni umunsi mukuru kugira ngo bajye gusa bishimishe. Ubwo n'uruhande rumwe. Ushobora kuba muri muzunga y'ubuzima ntuzigere umenya icyo Imana yakuremeye. Hari urundi ruhande nabo basinze amaganya y'isi kubera ubuzima n'ibibazo baciyemo n'ibikomere n'ibindi byose, bakabaho bahora biganyira, badashobora kubona icyiza mu buzima bwabo. Izo mpande ebyiri zombi mvuze ushobora kuziyoberamo, ntuzigere umenya umugambi Imana igufiteho. Reka ntange ingero ziri bibilike. Umugabo witwa Gideyoni, Imana yamuvuzeho, hanyuma iramuhamagara imutoranyiriza gukiza Abisirayeli. Ariko igihe marayika yamusanga aho yari ari, Bibiliya avuga ngo yamusanze asekura ingano yihishe mu mwobo. Marayika aramubwira ngo wa munyambaraga we, haguruka ujye gukiza Abisirayeli. Avuga ngo ye, nari kuba ndi umunyambaraga, ubwoko bwacu ukaba bumaze iyi myaka yose tubabazwa n'abanzi bacu, kandi n'umunyambaraga. Yari afite amaganya arenze kwemera ku buryo atashobora gukora icyo Imana yamuremeye. Hanyuma Imana iramubwira ngo haguruka, uko imbaraga zawe zingana nzazikoresha ukiza Abisirayeli. Nta muntu n'umwe adashobora gukora imirimo myiza, nta muntu n'umwe Imana idafite icyo yaremeye, ahubwo nuko tutakimenye gusa. Natangiye mbaza ikibazo ngo wabuze icyo waremewe, ese wabashije kugikora? Gideyoni, Imana yaramubwiye ngo yahamagaye Abisirayeli, haza benshi. Imana iramubwira ngo musanzwe bari ibihumbi nka 20 bagiye kugwana n'ibihumbi 120. Murumva mu gisirikare ntabwo bibaho yibuze utwara umubare ukubye gatatu bugiye gutera. Ariko Imana yamubwira ngo nabo ni benshi, nafata abantu 300 gusa. Bibiliya iravuga ngo yabatwaye ku mugezi. Imana ivuga ngo reka mbakugeragereze, ubabwire ngo ufite ubwoba wese natahe. Hanyuma barataha, hasigara abandi benshi. Imana ivuga toya, ndashaka mwo 300 gusa. Abo abasirikare ibintu bagwanishije biratangaje. Batwaye inkono n'imuri. Ariko mbere yuko bagenda, Imana abwiye Gideyoni ngo nubwo ufite ubwoba, nubwo wiganyira, manuka wumve ibintu abanzi barose. Ngo yumva umwe abwira undi mugenzi w'inzozi, aravuga ngo nabonye irobe ubugari, ngo riza umutsima, ngo riraza risenya amahema y'Abamidiyani. Undi aramubwira ngo ibyo si ikindi, ni inkota y'Uwiteka na Gideyoni. Iyo Imana igukoresha uri mu mugambi wawe cyangwa se mu cyo Imana yakuremeye, ntabwo ikoresha ibintu bihambaye. Niba hari umuntu yakoze umurimo uciriritse, ni Yesu. Nta ndege bagiraga, nta modoka, nta farashi, bari abakene badafite n'ibyo kurya. Nta nubwo bagenze byibuze ngo bafate Aziya yose basige bayibwirije, oya. Ariko ubu ngubu amavi yose arapfukama, indimi zose zamye ko Kristo ari Uwiteka. Kubera iki? Yakoze icyo yaremewe. Iyo dukoreye mu muhamagaro wacu tugakora ibikwiriye, Imana ishobora gufata ibinyantege ibintu by'ibinyantege, ndavuga ibikoresho, ubushobozi butari bwinshi, ibyo bintu Imana ikabikoresha iby'ubutwari. Amen. Hanyuma undi mugabo yitwa Sawuli baramutoranyije ngo ayobore Abisirayeli, ngo basanga ngo yari mu bintu byinshi bihishe bitekeye. Baramushakisha, bakora ubufindo, bamuvumbura aho yihishe. Ngo arahaguruka, arahagarara, ngo abantu bose bamugera ku bitugu. Imana yari yaramuremeye kuyobora Abisirayeli, ariko yari afite ibindi bintu yiyobagirijemo bitatuma asohoza umugambi w'Imana ku buzima bwe. Hari ibintu byinshi biduhugije, birimo gushakisha ubuzima, birimo abantu benshi bafite ubwoba bw'ejo hazaza. Bese ibintu biduhugije ni byinshi, ariko
mwibuke igihe Yesu yasuye kwa Mariya na Marita. Marita ngo yahugiye mu kwakira abashitsi, hanyuma Mariya we ngo araza yicara ku birenge bya Yesu, yumva ico Yesu avuga. Igihe Marita imirimo yari imubanye myinshi adashobora kwakira abashitsi ku isaha, ngo yaraje abwira Yesu atongana, avuga ngo bwira mwene wacu aze kumfasha, ndimo kuvunika. Aramubwira ngo Marita we, wiruhije muri byinshi cyangwa mwacari kimwe. Uyu yahisemo umugabane atazongera kwakwa. Ibintu byose biduhugije si ibyo byangombwa byose. Dukwiye kumenya iby'ingenzi mu buzima bwacu. Navuze ngo munsi y'ubutayu bwa Sahara hari igihe tutamenya ibibanza n'ibiheruka. Muri Amerika hari umusaza umwe yarazi gukoresha igihe neza. Hanyuma bamuzana kugira ngo yigishe abantu gukoresha igihe. Muri iyo sare harimo abadogiteri, harimo abasava, harimo abantu bakomeye kandi babakire ku rwego ruteye ubwoba. Mwumva abantu bafite amafaranga murabizi ukuntu bifata. Yinjira muri sare bamusuzuguye, ariko yari umusaza ukuze, azi nyine ko batari bumwubahe kuko adafite ubushobozi bungana n'ubwabo. Yinjira na vaze ushobora kurebamo imbere, yinjira n'agafuka k'amabuye n'agafuka k'umucanga n'amazi. Arababwira ngo ndabona ko mutanyitayeho, ariko sindi bubatindire, nagira ngo mbabaze ikibazo kimwe. Murebye iyi vaze uko ingana, n'aya mabuye n'uyu mucanga n'amazi, byakwigwa muri iyi vaze? Bamubwira ngo ntabwo bishoboka, ni byinshi. Aravuga ati munkurikire dukore experience. Afata ya vaze ashiramwe amabuye manini aruzura. Arababaza ngo vaze iruzuye? Bamubwira ngo yego iruzuye, nta handi haje ikindi kintu, nta hasigaye. Ahita afata asukamwe amazi amanuka mu mabuye aruzura. Arababaza ngo vaze iruzuye? Baramubwira ngo yego iruzuye. Ahita aritonda amanuriramo umucanga, ugenda ukurikiye amazi nawe urangiriramo. Arababwira ngo cyabishe ntabwo muza amabuye manini abanza mu buzima bwanyu. Iyo mumenya amabuye manini abanza mu buzima bwanyu, ibintu byakunda. Numva nanjye nshaka kubikubaza, uzi ico waremewe? Nayahe mabuye manini abanza mu buzima bwawe? Ese ico Imana yakuremeye ubasha kugikora? Utakizi ntiwagikora. Hari igihe umuntu yibwira ko wamuha amafaranga menshi ariko yakora imirimo y'Imana myinshi mu bwami bw'Imana. Ni ukwibesha gukomeye. Amafaranga ni umuterankunga w'uri w'imbere. Iyo ubonye amafaranga ugira ubuntu, uba ubonye ico gutanga. Iyo ubonye amafaranga wagiraga urukundo, uzafasha benshi. Iyo ubonye amafaranga ugira ubugugu, ubu kuba kabiri. Nabonye abantu, urabona mu muco w'Abanyarwanda ntabwo abagabo bacu bitukuza, ariko nabonye abagabo bitukuza kubera amafaranga. Ukabona yarihinduye, kibaza uyu muntu amafaranga gusa. Amafaranga araza umuntu akagira imyitwarire, ugatangira kubona, akajya gusuhuza hano harimo ifunguzo, ubona afite iseseme mu maso kubera afite amafaranga. Amafaranga ni umuterankunga w'uriwe imbere. Nugira amafaranga wuzuye umwuka wera, bizakorohera gukora imirimo y'Imana. Nugira amafaranga warasobanukiye icyo Imana yakuremeye, uzakora byinshi. Ariko niba utazi icyo Imana yakuremeye, amafaranga azakuyobya. Amafaranga ni umugaragu mwiza, ariko iyo abaye umukoresha bwo azakuyobya. Hari ikintu kimwe nahoze ntekereza, ko tumaze imyaka myinshi y'ubuzima twikorera, tuzakorera Imana ryari? Imyaka yo ntihagarara. Kutasobanukiye icyo Imana yakuremeye, ukaba umaze imyaka myinshi wikorera, ibyo ukora ari bikugarukaho. N'amasengesho dusenga 80% nayatugarukaho. Mana nasobanukiwe ko abantu ntabwo bakunda Yesu, ahubwo bo bikundira muri Yesu. Bigaragazwa nuko iyo tumujeho tuba tuzamwe n'imigati n'ibitangaza n'ibyo ari budukorere, bigaruka ku buzima bwacu, ariko bitari ugukora icyo twaremewe. Rimwe Yesu, abantu baje kuri Yesu abaha imigati, hanyuma ahita arabasiga ajya ahantu inyuma hirya y'inyanja, bahita bajya guhuruza nabo basize mu rugo. Bamushakisha iminsi 3 yose baramubura. Aho bamubone bahita baramubwira ngo Yesu mwiza, ko twari twarakubuze. Murabizi iyo atanze imigati ahita aba mwiza. Hanyuma y'imigati yabuze tumwita ngo iki? Arababwira ngo
Bibiliya avuga ngo abasitaza bishaka, aravuga ngo singe mushaka ni imigati nabahaye ejo bundi, ngo bamuvaho hasigara 12. Arabaza ngo namwe murashaka kugenda? Baramubwira ngo turi bugiye kwande ko ari ufite amagambo y'ubugingo. Bari barasobanukiwe impamvu yo kubaho kwabo. Ibyifuzo dusengera ni bimeze bite? Nibigaruka kuri wewe watera intambwe ukabusengeye umuryango wawe gusa. Reka mbabwize ukuri, hari ibintu biba mu gihugu nkibaza ubundi amatorero arihe, abanyamasengesho barihe. Ubu ngubu dufite ubwoba bwa coronavirus kuruta igihe twafashe dusenga kugira ngo Imana iturinde ico cyorezo. Ubwoba ni bwinshi kuruta igihe tumara dusenga. Nyamara abantu b'Imana basenze, Imana ikumira ibintu byinshi bibi ntibisohore mu buzima bwabo cyangwa se mu gihugu ukabera basenze. Tumaze igihe twumva inzige mu ihembe rya Afurika, ntaco bitubwiye kuko zitaragera iwacu. Noneho nkibaza, turamutse dusenze ntabwo Imana yakumira ibyo bibi byose? Amen. Reka mbabwize ukuri, nta umunsi umwe nagiye gusenga ahantu mpahurira n'umukecuru. Uwo mukecuru n'ahantu mu ntara. Uwo mukecuru ahita aravuga ngo dusenge. Imana inyeretse muri Malaysia hagiye kuba impanuka y'indege. Usibye kubona indege inyura mu kirere, ntaragenda mu ndege, nta nubwo aragera i Kigali. Noneho ndavuga umukecuru aravangiwe kabisa. Naratangaye, uwo munsi naratashe ndebye ku makuru ya nimugoroba, mbona ko muri Malaysia habaye impanuka y'indege. Comment y'umunyamakuru niyo yantangaje. Yaravuze ngo Imana yakoze igitangaza, igihe impanuka yaba harokotse abantu benshi hapfamwe umuntu umwe gusa. Ubundi ntibibaho yihiye nyene ba. Navuga buriya Imana yumvise rya masengesho y'umukecuru. Reka mbabwize ukuri, impamvu hataba impanuka nyinshi mu muhanda suko abantu bose bazi gutwara, hari n'abadafite perimi. Hari abantu barara bamanitse amaboko hejuru y'imihanda batagira n'imodoka. Hari abantu Imana yahaye umutima wagutse basenga batizirikana kuko bazi ico baremewe, kuko bazi umugambi Imana bafiteho, basengera igihugu. Ntabwo impamvu mubona abantu baticana ntimugire ngo abantu bose nabagwa neza. Wapi, harimo abantu bafite ubugome. Nyamara iyo abera basenze n'abantu babi bahinduka bagwa neza. Dufite inzego z'umutekano zikora neza pe, dufite igisirikare n'igipolisi baragerageza cyane, bakora ibishoboka, ariko nanone nta nubwo bamenye ibiri mu mutima w'umuntu. Ni itorero n'iryo ryahawe ubutware bwo gukinga no gukingura. Nidukoresha ubwo butware neza tuzabasha. Bibiliya avuga ngo intwaro zacu sizo mu buryo bw'umubiri, imbere y'Imana zigira imbaraga. Dusenya ibihome, tugafata mbere n'ibitekezwa mu mitima y'abantu. Isengesho nta muntu uritangira. Nidusenga Imana izazana impinduka nziza, Imana izazana ububyutse, zaduha ibihe byiza kuko twasenze. Tuzakumira ibibi, hanyuma dusaba umugisha uze mu buzima bwacu. Hanyuma ikindi nahoze ntekereza, abantu benshi bakora imirimo y'idini n'itorero kuruta gukora imirimo baremewe. Habaho evre de la foi na evre de la loi. Habaho imirimo y'amategeko n'imirimo yo kwizera. Iminsi yose wagiye kurepeta muri korali kugira ngo batazakubuza kurimba ku cyumweru ntuzabigororerwa. Ibintu byose watanze bitakuvuye ku mutima kuko ari itegeko ry'itorero cyangwa korali uririmbamo, ntuzabigororerwa. Reka mbabwize ukuri, nituva inaha tuzasanga mu ijuru bacanye umuriro wizewe. Imyaka 3 n'igice yose ntabwo bazaba bihuta, bazajya bahamagara umwe bafata imirimo yose bayinyuze mu muriro. Umurimo wose utakoranye urukundo ntuzawugororerwa. None akenshi iyo dukora imirimo tubikora kuko tubikunze cyangwa tubikora ku bw'itegeko. Tubikora duhaswe n'urukundo dukunda Yesu kuko tumukundisha umutima wose n'ubwenge n'imbaraga, cyangwa tubikora kuko ari ku itegeko, ariko itorero ryavuze cyangwa se idini ryavuze. Ibyo bintu nubisobanukirwa uzakora imirimo myinshi izaguhesha ingororano
kandi uzayiboneramo umugisha ukiri inaho. Hanyuma Bibiliya iravuga ngo nuko bakundwa mukomere mutanyeganyega murushaho gukora imirimo y'umwami kuko umuhati wanyu atari ubusa mu mwami. Iyo wasobanukiwe icyo Imana yakuremeye ukora umurimo w'Imana udacitse intege. Umuntu yasobanukiwe icyo Imana yamuremeye ajya gusura ku bitaro nta muntu pastor atabitangaje. Ashobora kuza gukora isuku ku rusengero kuko yumva ari wo muhamagaro we. Ashobora kujya gusura kuri gereza nta muntu wafungiyeyo. Ashobora gukora imirimo myiza yose kuko azi ko ari wo muhamagaro Imana yamuhamagaye. Gukora imirimo y'itorero ni byiza, ariko ukwiye no gukora umurimo wa Yesu. Umurimo ukoreye reka mbivuge mu mvugo ya Bibiliya. Aravuga ngo data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze, ibyo ushaka bibe mu isi. Nyuma y'uko Imana ikubereye Yesu ikakubyara, ukamenya ko uri umwana w'Imana, hakurikiraho kubaho ubuzima buyubaha. Hanyuma nyuma yo kubaho ubuzima buyubaha ukamamaza ubwami bwawe. Murabona ko kera kuba pasiteri, kuba misiyoneri, kuba reverande, wana n'amazina abantu benshi bagwanira babumva ari wo murimo w'Imana. Ariko dukwiye gusobanukirwa ko Imana ishobora kugutwara mu gisirikare ukazaba umukozi w'Imana mwiza mu gisirikare, undi akazaba umukozi w'Imana mwiza mu gipolisi, undi akazaba umucuruzi uhagarariye ubwami bw'Imana, undi akazaba umuganga uhagarariye ubwami bw'Imana, undi akaba umunyamakuru uhagarariye ubwami bw'Imana, kuko yasobanukiwe icyo Imana yamuremeye. Ku ruhimbi ntabwo twese tuzahakwirwa, n'abahageze ntibashaka kuhava. Intambara zihari ziba zishingiye nko kuri ibyo byose. Dukwiye kumenya ko dushobora gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Hanyuma nagira ngo mbabwire ko Imana iguha umugisha iyo urahakwiriye cyangwa se uraha Imana ishaka kuba. Reka ntange urugero. Imana yahamagaye Aburahamu iramubwira ngo ufate umwana wawe w'ikinege ujye kumutambira ku musozi witwa Moriya. Ni urugendo rw'ibirometero 80 kandi yararengeje imyaka 100. Yahagenze iminsi 3 yose. Bageze hafi ya Moriya, hano icyo nagira ngo twumvemo nuko banyuze ku misozi myinshi. Yari guhinira bugufi agatambira Isaka ku musozi uri hafi kugira ngo atananirwa, ariko yageze aho Imana yamubwiye abari hatambira Isaka. Asiga abagaragu be munsi y'umusozi, arazamuka, umwana yikoreye inkwi, aramubaza ngo papa, inkwi ndazikoreye, ndabona ko ufite inkota n'umuriro, igitambo kirihe? Aravuga ngo Imana yampamagaye iri bwibonera igitambo. Iyo urahakwiriye Imana ishobora kwibonera igitambo. Nagira mbabwiza ukuri, ntabwo bisaba ngo ufite ibya mirenge, ariko iyo uri mu muhamagaro wawe uzi ko aho uhagaze ari Imana yifuza kuba, Imana ikohereza umugisha. Ageze yubaka igicaniro, arangije aboha Isaka, amushira ku gicaniro, akura y'inkota. Imana ibonye kumaramaza ko mu mutima, iravuga ngo rekeraho nibwo nkimenya ku nkunda. Uwo munsi imwaturaho umugisha ukomeye, kandi ahita haboneka intama yo gucungura Isaka. Iyo Aburahamu bamutambira ku wundi musozi atari kuri Moriya, Isaka yari bupfe. Nta ntama yo gucungura Isaka yari ku wundi musozi wose usibye Moriya. Hanyuma ijambo rivuga ko azabasekuruza w'amahanga ntabwo ari buryumve. Ese ahantu uri niho hakwiriye? Ese ibyo ukora nibyo wahamagariwe? Ese wamenye icyo Imana yakuremeye ubasha no kugikora? Imyaka ntisubira inyuma. Umunsi iyo uvuyeho uba urimo ugenda usatira iherezo. Bibiliya iravuga ngo iyo baza kuba abanyabwenge bari kumenya ibi, bari kwita ku iherezo ryabo. Reka mbabwize ukuri, hari umunsi umwe twese tuzahagarara imbere y'Imana. Icyo gihe nta marangamutima azakora, tuzaduhagaze imbere y'Imana idacugwa kibera. Bazakubaza ibibazo bibiri gusa. Bazakubaza ngo wejejwe n'amaraso ya Kristo Yesu, icya kabiri wakoreye Imana iki uri mu isi? Nigeze kuvuga ngo ko tumaze igihe kinini twikorera, tuzakorera Yesu ryari? Tuzakora umurimo w'Imana ryari? Tuzakorera ubwami bw'Imana ryari? Tuzamamaza ubwami bw'Imana ryari? Yandeba abantu bakunda umupira, umwanya bamara bareba umupira, ukuntu bisiga amarangi bagiye kwamamaza umupira. Nkavuga ngo habonetse abantu basobanukiwe ubwami bakorera,
bamenye impano zabo bagakorera mu mpano zabo, dushobora guhindura abantu benshi bakaza kuri Kristo Yesu. Ariko akenshi tuza mu rusengero dutegereje guhabwa gusa byibuze ibyo wumviye hano, ntugire undi muntu bisangiza byibuze ngo bimuhumurize. Ni gute ugira 5,000 by'abantu kuri Facebook muri inshuti ukamara icumweru nta murongo wa Bibiliya ushize? Ni gute uba mu magroupe 50 ya WhatsApp byibuze ntubabwire ko hano hari igicaniro? Ni gute? Ndabizi ko hano ubu wakubwira ngo yakubwiriza muri Somalia ntabwo wajyayo kuko utinya Al-Shabaab, ariko ushobora kujya muri Somalia utavuye muri saro yawe. Ushobora gukoresha ubugi Imana yatanze ukabwira abandi inkuru nziza. Nta kintu na kimwe Imana yatwimye, nta n'ikindi dukeneye kugira ngo dukore icyo twaremewe. Ubushobozi turabufite, dusabye Imana ikaduha. Nahoze nganira n'umuntu karenda mubwira ngo impamvu umwuka wera atacigaragaza mu buzima bw'abanyetorero nuko ntaca aza kumara. Ubundi umwuka wera n'umwuka wagikoze. Iyo ufite imigambi wifuza gukorera Imana, iyo hari ikintu usengera ubwira Imana ngo Mana numpa imbaraga z'umutima ngahinduka nzahindura abandi, nunyambika imbaraga nzabwiriza abariho bararimbuka, ukaba ufite Imana izakohereza umwuka wera kugira ngo ibyo bigegweho. Ariko niba ari bikugarukaho gusa uba ufite urahagije. Hari igihe umuntu asenga nkumva ngiye nko guseka, Mwami Yesu ngiye kuryama umanura ingabo zo mu ijuru zose zirare zindinze, ariko ubundi bakurinze mwiki? Irondo rirahagije kabisa. Usibye ingabo zo mu ijuru zose, muzarebe mu gihugu barinda umuntu bitewe n'amakuru afite n'umumaro amariye igihugu. Ku kagari irondo riba rihagije, iyo bigeze ku murenge daso zirahagije, iyo bigeze ku karere bashobora kuvangamwo polisi. Uko bikomeza kuzamuka imyenda irahinduka, n'amakosi bakoze arahinduka, n'imitekerereze irahinduka kubera uwo barinze. None niba wumva ijambo ry'Imana hano ejo ukaba wagiye kwivanga mu bindi, barakurinda se? Bazakurinda nyine nk'uko barinda abantu bose. Ariko hari abantu Imana yaciye mu biganza nk'imanzi, hari abantu irinda nk'imboni y'ijisho, hari abantu Imana yashoyemo imbaraga kuko basobanukiwe ico baremewe, ishobora gutanga ibishoboka byose kugira ngo abo bantu barindwe kuko bafitiye umumaro isi. Hari umuntu Imana ivuga ati uyu muntu aha hantu ari sinabyicuza, ni nk'ari nge waba uhibereye. Kubera iki? Umuntu umwe yagiye gukora akazi ahantu, ahita abwira abakozi agiye kuyobora, aravuga ngo nitwa runaka nje gukorana namwe, ariko intego yanjye nzabereka isura y'umurokore, nzabereka umurokore uko yakagombye kuba ameze. Byaramugerageje ariko yabigezeho. Abenshi baramugerageje ariko nyuma yaho barahinduka kuko babonye ko kwera imbuto bishoboka. Imana yaturemeye gukora imirimo myiza. Ntabwo mu isi nababwiye ko tutaje gutembera, ntabwo turi ba mukerarugendo, twaje gukora imirimo myiza yose kandi ikorewe muri Kristo Yesu. Waba uzi icyo Imana yakuremeye? Ntabwo ubuzima bwawe ukwiye kubugeranya no kurongora no kurongogwa no kubyara no kubaka amazu no kuzamuka mu ntera. Ibyo bintu byose ni inyongera. Hari abantu babihimbyemo ubutumwa bukunzwe cyane muri Afurika, ubutumwa bw'ibiryo na prosperite no gutera imbere. Iyo ufashe amafaranga ukayegeranya n'umusaraba uwufobeje, iyo ufashe umusaraba ukawugereranya n'inzu yo kubamo no kujya muri Amerika, ubu bitesheje agaciro. Yesu ntiyapfuye ngo tujye muri Amerika, ntabwo yapfuye ngo tubone amazu, yapfuye ngo dukore icyaha cyo kwa Adamu, hanyuma ibindi ni inyongera. N'abapaganira bibaha, n'abatizera barabifite. Ikintu turusha abandi, ico dutunze isi idatunze, ni ubugingo buhoraho, ni umwuka wera twakiriye, kandi nuko turimo gukora imirimo myiza. Ndashaka gusoza gutya. Yesu yigeze guca umugani w'umuntu bahaye itaranto, umwe bamuhesha undi 3, undi imwe, hanyuma wo bahaye imwe ngo ahita aragenda arayitaba. Yari umunebwe bikabije. Umunsi bosi yagaruka kugira ngo bamumurikire ibyo yatanze, wa undi yahise agenda ayitaburura aho yayitabye, arayizana, azavuga nabi. Narinzi kusarura aho utabibye, narinzi ko ukunda inyungu gusa. Akira itaranto yawe
nayizanye ntaco yabaye. Wa mu bosi n'ubugwaneza bwinshi amubwira ati ubwo wari uzi ko ariko meze ko nkunda ibyanjye ngakunda n'inyungu, kuko utayitwaye ku bacuruzi ngo bayicuruze nzabona iyanjye mbone n'inyungu yayo. Aravuga ngo nuko baguhambira amaboko n'amaguru bamujyana mu mwijima, hanyuma umunsi mukuru urakogwa, abashoboye gucuruza neza babongera n'ibindi. Reka mbabwize ukuri, hari umunsi umwe tuzabarana n'Imana. Maze imyaka nka 15 ndi umupasiteri. Buri cyumweru twakira abantu bashima Imana. Nararongowe nubatse inzu, nazamutse mu ntera, naguze imodoka, Imana yampaye imigisha, ni byiza. Ariko ayo mashimwe ntiyuzuye. Ibijya Imana yakugaburiye ubigaburiraho bangahe? Inzu Imana yakubakiye uyicumbikiyemo bangahe? Imodoka Imana yaguhaye uyitwaramwo bangahe? Imyenda Imana yakwambitse we wambika bangahe? Iyo usobanukiwe ico waremewe ushobora gukora imirimo myiza yose udakoresheje ibintu bihambaye, ariko ukora ibiva ku mutima kuko uzi icyo Imana yakuremeye. Twunamisha amaso dusenge. Uyu munsi Yesu yaridekara, yaravuga ngo ico nasigiwe nukubohora imbohe. Aravuga ngo uyu munsi ayo magambo asohoye mu matwi yanyu. Nagira mbabwire ko reka dusenge tubwire Imana ngo Mana duhe kumenya ico twaremewe kandi duhe n'imbaraga zo kubikora. Ubaye wumva twasengana wahaguruka mu mwanya wawe tugafatanya gusenga.